bantu b'Imana ninjye nawe twabibonye tuvuga ngo tubibasangize. Bantu b'Imana hano ndatunguwe twasengaga nk'ibisanzwe twaganiraga nk'ibisanzwe ariko nunguwe no kubona hano haje abantu benshi hagira n'abatura hagira n'abihana hagira n'abavuga ngo mu nsengere kandi nshimye Imana ko umukozi w'Imana byababwiraga byose basangaga ari byo nta n'uwigeza n'abahakanya ibyo bintu byonyine mbishimiye Imana. Nawe rero uri kutwumva uri kumbona izera ko ibyo Imana yavuganye nawe izabisohoza kandi wizere ko naho byatinda bitazahera. Imana iri mu kazi. Bantu b'Imana Imana iri mu kazi na hano mbonye ko Imana iri mu kazi kubera ko iyo umubyeyi yifashe urengeje imyaka 50 agakira bugufi umwana w'imyaka 22 bivuze ngo Imana ibiri mu kazi. Ahari ikintu nago bose bagize kwinangira ngo babe nka Farawo. Mu byukuri narimagaze muri bo muri benshi umwe yavugaga nanjye kibe mfite umwanya nagenda bakansengera buri mwe wese hari numa ikifuza aravuga ngo musengere agiye kuburana icyubutaka. Agiye kuburana icyubutaka ngo Imana agereyo abayobozi yageze mu bayobozi abariyo yikorera. Ubwo rero nshimye Imana mu mutima kandi nshimye Imana n'imbere ya kamera nukuri Imana irakoze kugira ngo ubone abantu barenze 5 bakandagiye mu mbuga yanyu bakurikiye ijambo ry'Imana riri kuvugirayo kandi hari aho bagira bakakwepa bivuze ngo iryo nishimwe rikomeye cyane. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira. Reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde. Reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha. Yego nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu no mpamvu nafashe urugendo rajya kureba umukozi w'Imana. Imbere ya kamera turi kumwe na Nishobora byose Pascaline. Yego Nishobora byose Pascaline niwe turi kumwe tugiye kuganira ku mbaraga z'Imana. Ndigukunda kubwira abantu ngo twibutsa abantu yuko dufite Imana ivuga. Yego. Twibutsa abantu ko dufite Imana isezeranye igasohoza. Ikanasohoza. Twibutsa abantu yuko Imana yatoranyije abantu bayo inyuzamo ibyayo ikabibwira bayo vugira ngo amen. Imana ishimwe. Haleluya. Reka tuguhe umwanya usenge. Mureke dusenga Imana. Twongeye kugushima Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ubone n'imbabazi watugiriye, tugushimiye uburyo wabanye natwe no hagucubahiro, waturinze waturengeye, wabanye natwe, waturindiye mu magana menshi y'abanyabyaha, ari kuremera ubana natwe, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya tuje imbere y'ubwiza bwawe, tuje imbere y'imbaraga zawe kugira ngo tugirire neza kandi uturengere. Turabajakazi bawe n'abagaragu bawe, nyemerera data akanwa kacu kavuga ibyiza kandi kavuga imirimo yawe kuko wera. Nyemerera nyir'ubugingo buhoraho ubane natwe kandi dushigikire. Uyu mwanya uje wigaragaze nk'Imana kandi nyemerera ijambo ngiye kuvuga rigere ku mitima ya buri mwe wese ugiye kuryumva. Abari hirya no hino kandi rihindura ibyanze guhinduka kuko ijambo ryawe n'umuhigi kandi iyo rihize riravumbura. Mu izina rya Yesu Kristo nyemera ukore igitangaza kandi ukore igikomeye ku bantu bawe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Nanjye ndi imbere yawe data ngiye nivugiye byakwanga, nyemerera nkubere mikoro wivugire icyo ushaka ko kiba ku bakozi bawe bari cyo
mvuga kugira ngo izina ryawe rishimwe. Byose mbyambaje mwizeye mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Amen. Pascal ukumva umeze ute? Meze neza. Eka duhere ku gitangaza Imana imaze gukora mu kanya, sibyo? Nshimye Imana. Hano twicaye turi iwanyu mu rugo. Turi iwacu mu rugo. Yego, twahuriye n'undi muhanuzi witwa Manishimwe nako Mukeshimana Julienne. Hari undi witwa Manishimwe Julienne, niyo mpamvu nari mbiteranyije. Yego. Mu kanya dukoranye ikiganiro tukirimo tugeze hagati mbona abantu buzuye hano iwanyu. Harya bigenze ute? Ewe ndishimye cyane kubera ko hari igihe ushobora kubazana gutya uhanyuze wese akavuga ati se hariya bari kwakora iki, muri bari abanyabyaha, muri bari bimeze gutya na gutya, muri bari bisha abantu ugasanga nta muntu wanatekereza no kwatukatira. Ariko ibi bintu bimaye icyizere gikomeye cyane ko niyo natabaza abanyumva. Bimaye icyizere yuko niyo nahamagara hari uwanyitaba. Nshimye Imana mu mutima, kandi nshimye Imana ko havuyemo uwizeye ibyo turimo gukora, akizera ko ari Imana turi kubivuga. Nje turi kubiganira kuko nari impari byanabaye, ariko ndi kugira ngo bisangiza abadukurikiye. Nibagiye nari ndi kubivuga bitewe n'amarangamutima nari nagize, numvaga ko buri muntu wese yabibonaga, ariko n'ukuri bantu b'Imana nje nawe twabibonye tuvuga ngo tubibasangize. Bantu b'Imana hano ndatunguwe. Twasengaga nk'ibisanzwe, twaganiraga nk'ibisanzwe, ariko nunguwe no kubona hano haje abantu benshi, hagira n'abatura, hagira n'abihana, hagira n'abavuga ngo munsengere, kandi nshimye Imana ko umukozi w'Imana byababwiraga byose basangaga ari byo, nta n'uwigeze n'abahakanya. Ibyo bintu byonyine bishimiye Imana. Nawe rero uri kutwumva, uri kumbona, izera ko ibyo Imana yavuganye nawe izabisohoza, kandi wizere ko naho byatinda bitazahera. Imana iri mu kazi. Bantu b'Imana, Imana iri mu kazi. Na hano mbonye ko Imana iri mu kazi, kubera ko iyo umubyeyi yifashe urengeje imyaka 50 agacira bugufi umwana w'imyaka 22 bivuze ngo Imana biri mu kazi. Ahari ikintu nago bose bagize kwinangira ngo babe nka Farawo. Mu byukuri nari magaze muri bo, muri benshi umwe yavugaga nanjye kibe mfite umwanya nagenda bakansengera. Buri mwe wese hari numaye icyifuza aravuga ngo musengere, agiye kuburana ikibutaka. Agiye kuburana ikibutaka ngo Imana agereyo. Abayobozi yageze mu bayobozi abariyo yikorera. Ubwo rero nshimye Imana mu mutima, kandi nshimye Imana n'imbere ya kamera. Nukuri Imana irakoze kugira ngo ubone abantu barenze 5 bakandagiye mu mbuga yanyu bakurikije ijambo ry'Imana riri kuvugirayo, kandi hari aho bagira bakakwepa. Bivuze ngo iryo nishimwe rikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ndayishimye pe. Nawe uri kubyumva gira kwizera, wumve ko nta nyuma ya zera Imana igikora, kandi Imana ije mu kazi kawe kugira ngo igira ibyo itunganya. Yego. Mw'abantu mwe akenshi iyo turi gukora ibi biganiro tuba twicariye ahantu, hakaba ari ku nzira, hano turi ku rugo kwa Pascaline ni ku muhanda. Ubwo rero ntago bisobanuye neza, twe turi mu kiganiro nako arabisobanuye neza, ariko reka mwunganire, sibyo? Twe turi mu kiganiro n'undi mukozi w'Imana twahuriye hano, ni inshuti ye, ni nawe waduhuje. Ubwo ari kuvuga Imana, abantu mbona baraje buzuye inyuma yanjye, noneho nkagira ngo ubwo baje gupinga, ariko mbona bose bari gufashwa. Bati mutubwire iyo cano bizanyuraho, bati muduhe nimero y'umukozi w'Imana niki. Noneho dusoje numva nanjye umwuka arantegetse, nariko aba bantu wabaha umwanya niba ushaka kugira icyo avuga. Mpita mbabaza ni mwafashe? Bati twafashijwe. Ati sasa ushaka kuvugana n'umukozi w'Imana, hari umuma ayisaza apfukama imbere ya kamera. Kandi icyo nashimiye Imana nuko ibyo umukozi w'Imana yamubwiraga byose byarokore, nta na kimwe numvise. Bivuze ngo Imana iri muri twe, nta n'umunsi gwari mwizigera idutererana, nta n'ubwo izigera iduhana habe n'umunsi gwari. Imana iri mu kazi. Nayikunze umunsi umwe umwana wayo yajaga mu ijuru, yaravuze ngo ntago mbasize mwenyene, mbasigiye umufasha ari we Mwuka Wera uzajya bana namwe. Uwo mufasha nagazigera batererana, nagazavuga ngo nuko muri mu muhanda ngarabatererana, ngo nuko mwicaye mu rugo runaka ngarabatererana. Ahubwo igihe cyose, aho uzaba uri hose, aho uzaba wicaye hose, nzamanuka mbane nande namwe. Imana ishimwe. Tuya dukunda kubwira abantu ngo njye ukimpamagara Imana imbwira ibyanjye ibyawe, abantu bagapinga, ariko njye ndatunguwe. Uriya muntu
ntabwo atuzi nibwo bwa mbere atubonyeho ariko Imana imubwiye ariko ahise yizera yego kwizera umuririmbyi yarinze ngo kwizera kurarema ngo abantu bose bikabageraho ngo abari abanzi bawe bagahinduka abakunzi bawe nukuri Imana ndayishimye hari igihe abantu batizera ibyo ukora n'ibyo uvuga bumva ko nyine uri umusazi uri umuntu uri aho ngaho wirirwa ari kugenda ariko one day Imana igakora igitangaza nshimye Imana kuva ni Imana yabanyujijemo no kuza hano ndabashimiye namwe ubwanyu nukuri ndabyibutsa undi muhanuzi dukorana ibiganiro twa Clarisse yambwiye ati mbabarira nshaka ko ikindi kiganiro tuzagikorera mu rugo dukoranye ibiganiro byinshi ariko tugahurira ahantu ntabwo turagikorera iwabo nawe namubwiye ko icy'ubutaha rwose tuzagikora twicaye iwabo none wa mugani ikiyo tugikoraho twakoreye icy'ubushize hatari iwanyu hari ubwo ufashijwe cyane ubu ndafashijwe binyongeye imbaraga mu rugendo nukuri Imana ishimwe Imana ishimwe cyane ukunda kubwira abantu nti Imana iri mu kazi ngiye umuntu wese uri kumumugana kumubwira ngo Imana iri mu kazi babyemera Imana iri mu kazi kubera ko nukuri urebye umuntu uri maso kandi uri kumwe n'Imana Imana iri kumugirira neza kubera ko ubutabazi bw'Imana ntago buri gutinda kubera ko hari igihe abantu babonye ko ubutabazi bw'Imana bwatinze kubageraho ako nyamaze maze kubona ko ubutabazi bw'Imana butagitinda pe kubera ko wizeye ufite gukomera muri wowe izera ko Imana izakugirira neza kandi izagutabara yego nose muri bari abantu bari bashungeye wowe kuko wari ubarimo nge ndi mu kiganiro n'umukozi w'Imana mugenzi wawe ntabo wumvaga bari gukiritika bataba bari mu biki hari uwazaga ariko ati bari mu biki ariko yahagera yakumva ijambo ry'Imana akavuga ati amen ndafashijwe atunkoze ku mutima njye ndi kubumva harimo n'abari gushaka kuguruka akavuga ati atuvugiye ibyacu yego ibiro nanjye babimpaye imbaraga sibyo nyine hari abantu bajya bambwira njye nagira ntabihaye imbaraga cyane nyine nkumva umuntu ati nyaboneka konkurde aturatunezeza atuzi ko iyo mvuye ku kazi mita ncana televiziyo nkareba niba ari ikiganiro washyizeho nkumva arambwiye akanyandikira ati ndangije icyo wakoranye na runaka ati icyo wakoranye n'undi ndagicumbitse nzagicumbukura ejo ati rwose gumamo nanjye rero nkumva bigize ute bimpaye imbaraga Imana ikomeze ibe mu kazi kandi n'umuntu utari ufite kwizera Imana ijye imukorera ikimwemeza yego Imana ijye imutunguza igitangaza kandi ikimutunguze atari uko yabigizemo imbaraga atari uko yabishizemo amaboko ahubwo imutunguza igitangaza cy'Imana nge ari ibintu bijya bima imbaraga mu rugendo iyo Imana ivuze igasohoza nibyo bintu bima imbaraga mu rugendo kubera ko ugiye uhanura ibintu nibisohore bakwita umutekamutwe ariko iyo uhanuye ikintu kigasohora cyane numva nutari inshuti yawe araza pe nge buranjye nanga urugero nabwiraga abakuru banjye ni muzakunda Imana mwabyanga mwabyemera muzanayikunda kandi muzanayikorera ariko nshima Imana ko ubu ngubu iwacu rwose nta muntu iyo uvuze Imana bayumva kabiri wakumva igitangaza cy'Imana bakacyumva kabiri ubwo rero kandi kugira ngo ibyo byose bikorwe ni umugambi w'Imana birashoboka ko bamwe bari abasinzi bandi nyine ari ingurutsi ariko nshimye Imana ko buri mwe wese ubu ngubu bajya gupfukama ku karaga kavuga ati rwose uwo wahamagara ati nji wawe nje gusenga wese wasanga yarambuye imikeka yego ni ukuri Imana ishimwe hano muri quartier si bakwakira ute nk'umuhanuzi ariko azange ndi kwibaza icyo yabaye bagupinga baba binjiye ahangaha rero nge ari ukuntu umuntu aba umuhanuzi ugasanga hari abantu bamwe na bamwe yagiye yicaho cyangwa ugasanga arobanura ku butoni ngo bitewe n'uri ukuntu ameze ngo ntago nagendana nawe oya nge ntago ndi ariko ndi ku rwego rwawe mbana nawe kandi tukaba inshuti kubera ko nakunze umubwiriza umwe bita Pasteur Theogene yavuga ngo nashaka kukubwiriza nimba unywaga inzoga nkamanza nayikugurira nyuma yaho nkakubwira ikibi cyayo nanjye nuko neye kabisa nukuri iyo ndi kubona hari inzuri irimo zitari nziza ndaza nkisanisha nawe tukaganira tukaba inshuti nyuma yaho nkakubwira atari kwinzira nubwo yicamo burya ntago ari nziza yego
muri uyu mudugudu ni wacu urabibonye uko bigenze kandi benshi bari hano nabo muri uyu mudugudu nta muntu wahandi wari uhari ni bake abahandi ni bake bari bahari benshi nabahano kandi iyo baba batanyumva kandi batizera nibyo mvuga nta nuwararakandagira hano ariko ibyo mbishimiye Imana cyane nukuri hari uburyo njya nshima Imana nkumva birandenze nkumva nabuze icyo navuga nkumva nabuze n'icyo nakora ayibwira ngo urihagije nukuri yego Imana ishimwe gatyo umwanya w'ijambo ry'Imana turasoma muri Zaburi y'121 Zaburi y'121 Zaburi ndi kuhabura Zaburi y'121 Haleluya abera lahabonye udasomera mu izuba amaso agapfa izo mpapuro z'umweru byagira nawe nje muri telefone irihangana ndareba yego Zaburi y'121 Zaburi y'121 indirimbo y'amazamuka nduburira amaso yanjye ku misozi gutabarwa kwanjye kuzava he niho yes gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza ukurinda ntazahunikira dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira Uwiteka niwe murinzi wawe Uwiteka niwe gicucu cyawe iburyo bwawe izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro Uwiteka azakurinda ikibi cyose niwe uzarinda ubugingo bwawe Uwiteka azakurinda amajya n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose amen mananduburira amaso yanjye ku musozi mbegutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire Uwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru Uwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi nizemera ko ibirenge byawe bitenguza ikurinda nabwihunikira nisinzira Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso nisinzira Imana yacu Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso nisinzira Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho ku manywa izuba ntirizakwica nijoro ukwezi ntuza gutinya ku manywa izuba ntirizakwica nijoro ukwezi ntuza gutinya amen amen haleluya amen iri jambo ry'Imana mise ndisanisha n'umuririmbyi ngo Imana irinda Abisirayeli ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe birashoboka cyane ko uyu mwanya waba uri kwibaza aho gutabarwa kwawe kwaturuka birashoboka ko njyewe Pasikaline n'abandi kwibaza aho gutabarwa kwanjye kwaturuka runaka na runaka birashoboka ko waba uri kwibaza aho gutabarwa kwawe kwaturuka wasanga uri kwibaza ati mbese urubyaro rwavahe birashoboka ko waba uri kwibaza ngo amafaranga yavahe birashoboka ko waba uri kwibaza ngo ubukode bwavahe birashoboka ko waba uri kwibaza ngo mbese ibyo kurya byavahe birashoboka ko waba uri kuvuga ngo imyambaro yavahe birashoboka ko waba uri kuvuga ngo mbese nabona aho ndara kabiri ese byaturuka he ariko ndagutangariza ngo ku Uwiteka niho bituruka ngo ku Mana yaremye ijuru n'isi ngo ndetse ngo
ngo ntizemera ko ibirenge byacu bitenguza, ngo iturinda. Haleluya. Ngo ntago izemera ko ibirenge byacu bitenguza. Imana ishimwe. Haleluya. ngo ukurinda ntago ijya hunikira, ngo kandi ntasinzira. Amen. Birashoboka ko waba warihebye uvuga ngo gutabarwa kwanjye byararangiye, ngo nta hantu byavana naho byaturuka, ariko ndagutangariza yuko Imana yacu itagisinzira. Ku manywa na nijoro ihora itwitayeho kandi tureberera. Birashoboka ko waba urwaye wumva ko uburwayi bwawe bwasizweho iherezo, wumva ko nta bundi butabazi buzongera kubaho, ariko ndagutangariza ko ku Mana mu ijuru dufite umuntu tuvugira, ngo kandi ni umukuru w'abatambyi, ngo kandi yitwa Rukundo, ngo mpamya yuko Haleluya, ngo izina ryanjye riri ku mutima we, ngo ubwo mvugira nta wundi ngo wamunyirukanaho. Haleluya. Ndagutangariza nkubwira yuko uyu munsi wa none izina ryawe riri ku Mana. Ndagutangariza nkubwira yuko nubwo ubona ko byanze kandi byarangiye ndetse byasizeho iherezo, ubona ko nta butabazi bwaboneka, ariko ndagutangariza uyu munsi ko Imana iri kumwe nawe kandi itazigera guterana habe n'umunota. Haleluya. Imana yacu iri mu kazi. Imana yacu ifite impamvu yaje mu isi. Kuba uri mu bibazo so kwitakuzi, kuba urwaye irakuzi, kuba uri mu madeni irabizi, kuba ufite ikibazo irakuzi. Haleluya. Ahubwo ndagutangariza ngo uyu munsi wa none neza y'Imana kugaragareho. Haleluya. Amina. Haleluya. ngo kuwiteka niho guturuka, ngo ku Mana yaremye ijuru n'isi, ngo ntizemera ko ibirenge byanjye bitenguza, ngo iturinda ngo ntagihunikira nisinzira. Amen. Haleluya. ngikurinda ntago izigera ihunikira, ngo kandi ntago izigera isinzira. Imana ishimwe. Haleluya. ngo ntizemera ko ibirenge byacu bitenguza, ngo iturinda ntago ihunikira kandi nisinzira. Amen. ngo kumanywa ngo ntago izuba rizatwica, ngo nijoro n'ukwezi ntituzagutinya. Birashoboka ko waba ugenda kumanywa ukumva ko abantu bose bakwitayeho bitewe n'ikigeragezo urimo, ukumva ko abantu bose bagufitiye ikibazo bitewe n'ikibazo urimo runaka. Haleluya. ariko ndagutangariza nkubwira yuko na nyuma ya zera Imana izikora kandi itazigera idutererana habe n'umunota. Haleluya. Amen. ngo ntizemera ko ibirenge byacu bitenguza, ngo iturinda ntago ihunikira nisinzira. Haleluya. ngo Imana irinda Abisiraheli, ngo ihora iri maso nisinzira. Ndakubwiza ukuri yuko Imana iri mu kazi kandi Imana yacu itagisinzira. Iyabaye yasinzira gato batwarapfuye twarashize. Nukuri urebye bikwiruka nkaho umuririmbyi yararimbye ngo amaso yacu ahumutse, ngo akareba iby'Imana iturenza, ngo ibibi biturya ntihagira icyo bidutwara ntibidupfe, ngo imivumo batuvuma nidufate, ngo ubuzima bwacu ngo bwakabaye bwo guhimbaza Imana. Haleluya. nyamaze witegereje neza ukareba ingabo zigukikije zishaka kukumira bunguri, nyamaze wamenya ko Imana ifite agaciro ku buzima bwawe, kandi wasanga Imana itagisinzira ku buzima bwawe, wasanga Imana itagihunikira ku buzima bwawe. Waba ufite byinshi bikwirukankaho, waba ufite byinshi biguhiga, waba ufite byinshi bikugendagendaho, waba ufite amadeni, waba uri mu bukode, inzara yaba ari nyinshi, ariko ndakubwiza ukuri yuko Imana yacu itagisinzira kandi itagihunikira ngo ibe nk'abana b'abantu gagacuho kayifate. Haleluya. Ntago igikora ngo inanirwe ngo nirangize igwa gacuho. Imana yacu ihorera iseriye, Imana yacu ihorana imbaraga, Imana yacu ihorana ubutwari, Imana yacu ihorana ubushobozi. Upfa kuba waravuganye nayo gusa kandi warayizeye. Haleluya. Ndagutangariza ko uyu munsi wa none igitangaza cy'Imana cyagera iwawe. Haleluya. Ndagutangariza ko uyu munsi ineza y'Imana yagera mu byawe. Ndagutangariza ko uyu munsi gukora kw'Imana kwagera mu bintu byawe. Haleluya. Kwagera mu kazi ukora, kwagera mu kazi wize ukaba ufite diploma ariko ikaba yicaye ikaguhindurira amateka. Haleluya. ineza y'Imana ikagera mu byawe. Nabikwifuriza nanjye mbyifuriza ineza y'Imana igere mu buzima bwacu, kandi Imana nisinzire ku buzima bwacu. Haleluya. Imana ihindura ibyanze guhinduka ku buzima bwacu, Imana ihindura amateka ku buzima bwacu, naho twaba tubona ko byanze, naho twaba tubona ko byarangiye, ndetse n'abana b'abantu baradufashe ijambo, ndetse n'abatuvuga baradufashe ijambo, ndetse n'abantu babona ko nta kiza cyaduturukaho, ariko ineza y'Imana uyu munsi tugereho. Haleluya. ineza y'Imana uyu munsi itwomeho, ineza y'Imana uyu munsi ikora igikomeye kandi bimenyekane ko ariyo twasenze.
nabe kubivuga gusa, nabe mu magambo gusa, ahubwo ineza y'Imana uyu munsi menyekane ko ariyo twasenze. Imana y'inyembaraga, waba urwaye, waba ufite ikibazo, waba uri mu bukode, ineza y'Imana uyu munsi kugaragareho kugira ngo izina ryawe ryo rishimwe. Ariko umuririmbyi n'ijambo ry'Imana na Zaburi ratubwira ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe. Ariko ngo gutabarwa kwacu guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Ngo guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi, ngo kandi ntago izemera ko ibirenge byacu bitenguza, ngo ikurinda ntago ihunikira ngo nisinzira. Haleluya. Ngo Imana irinda Abisiraheli, ngo ihora iri maso ntago isinzira. Naho uyu munsi ndakubwira ngo Imana irinda abagabo, Imana irinda abagore, Imana irinda abakobwa, Imana irinda abana batoya, Imana irinda abasaza n'abakecuru, ihora iri maso ntago igisinzira. Amen. 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 Yego, Imana guhumugisha mukozi w'Imana, ntizemera ko ibirenge byacu biteguza, iturinda ntabwo igihunikira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Ntago turavuga Imana irinda Abisiraheli, turavuga Imana irinda Concorde, Imana irinda Pascaline, Imana irinda Julienne, Imana irinda babandi bose, ihora iri maso ntabwo isinzira. Imyaka 60 ihora iri maso ntabwo isinzira. Yego. Akabashingiye abana 5, nukuri ntabwo igisinzira. Ihora iri maso ntabwo igisinzira. Nukuri Imana ndayishima. Amen. Amen. Reka dusoze. Yego. Tugane ku musozo, reka utange nimero uzagukenera yumva yafashijwe nkanje, muzafatanye gusenga ubundi unadusengere dusoza. Karibu. Nimero ya telefone ni 079 54 988. Yego, karibu n'isengesho dusoze. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ubuntu n'amahoro watugiriye, tugushimiye uburyo wabanye natwe, izina ryawe nirishimwe, waturinze, waturengeye, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nyemerera uko data turi gugusaba tukubwira ngo mbese gutabarwa kwacu kwavahe, nyemerera gutabarwa kwacu guturuke kuri wowe, gutabarwa kwacu ni guturuke mu bapfumu, gutabarwa kwacu ni guturuke mu kugambana, gutabarwa kwacu ni guturuke mu kugambanira abandi, aho gutabarwa kwacu guturuke ku Mana yaremye ijuru n'isi. Izina ryawe rishimwe. Nyemerera rero data wa twese uyu mwanya ubane natwe, nyemerera tugire neza kuko uri nyiribihe, kandi twiteho nk'Imana yacu, ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen.